السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين وبعد. Reka twongere dushime Allah subhanahu wa ta'ala, dusabira intumwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam amahoro n'imbabazi bya Allah ko byamubaho we n'abiwe n'abasangirangendo be n'abamukurikiye n'abazamukurikira bakamukurikiza kuzageza mu minsi yabo ya nyuma, dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yatuyobora ku nzira nziza y'ubuyisilamu, n'abamaze gutabaruka akabagirira impuhwe, akabakirira ibikorwa byabo byiza bakoze, akababarira aho baba barakosheje nk'abantu. Amma ba'd, bavandimwe bayisilamu, hari ikibazo gikunda kubazwa cyane kikagaruka cyane ku mpande zombi, ndavuga yaba ku badamu, abagore cyangwa se ku bagabo, aho rimwe na rimwe abantu babana, bamara kubana noneho bikaba byaba ngombwa yuko ubuzima buhinduka, abantu bakaba bashaka kwimuka ahantu hatandukanye, mu mijyi itandukanye, bashobora kuba bari mu gihugu kimwe, umugabo mu ndoro ye akabona yuko wenda bari mu mujyi runaka bimukire mu wundi mujyi, cyangwa se ari ibihugu bitandukanye bari mu gihugu runaka, umugabo agashaka ngo bimukire mu kindi gihugu, bashobora kuba bari mu mugabane runaka, bari i Burayi, wenda umugabo agashaka yimukire mu wundi mugabane, muri Afurika, muri Aziya n'ahandi. Ugasanga rimwe na rimwe gufata umwanzuro bitera ikibazo, cyangwa se abantu ntibabyumvishe rumwe, cyangwa se ntibabyumvishe kimwe, ndavuga abashakanye. Ugasanga wenda tuvuga urugero, kuko birazwi ko muri Islam umugabo niwe uhagarariye urugo, niwe ufata imyanzuro nk'iyo ngiyo, aho abantu bagomba kuba, aho abantu bagomba gutura, ibyo ngibyo ni inshingano z'umugabo. Umugabo rero yavuga ati ngewe bitewe wenda n'imirimo yanjye, bitewe n'akazi kanjye, bitewe na gahunda runaka njye mbona mfite, numvaga nka famiye twakwimuka tukava muri kino gihugu tukajya muri kiriya, cyangwa se tukava muri buno mujyi tukajya muri uriya, kandi uri umugore wanjye ugomba kubyubahiriza. Hari igihe usanga rero yagira amahirwe afite muri ba badamu beza, bumvira bo Allah yashimye, bumvira Allah n'intumwa ye n'abagabo babo, akavuga ati umugabo wanjye icyo azajya avuga ibimushimishije, itegeko rye nzajya mbyubahiriza niba atanjyanye muri haramu. Abangaba bari amahirwe, aho wabyina umudamu ati wenda twari dutuye n'urugero mu Bufaransa, ndi kubona tugiye kwimukira muri Belgique, twari dutuye Kampala, ndi kubona tugiye kwimukira i Kigali, twari dutuye wenda i Kigali, ndabona tugiye kwimukira mu Ruhango, n'ibindi bitandukanye. Umudamu akavuga ati ebana nta kibazo, ngewe kwa ukweli ndi tayari, kubera impamvu wewe uzi, kubera ibyo usobanukiwe, ndi tayari, nta aho uzantuza niho ngomba gutura. Aya ngaya ni amahirwe kubona abadamu nk'aba ngaba. Rero hari igihe bigorana, umudamu akazana ibitekerezo bye akavuga ati ngewe ntabwo ngomba kwimuka aha ngaha, nanjye bitewe n'impamvu zanjye ABCD. Aha niho nkunda, aha niho numva nisanzuye, aha niho numva umutima wanjye ABCD, ntabwo nahava. Rero abantu bakibaza bigenda gute. Iki ni ikibazo cya fiqhi cyiza abamenyi batandukanye bagiye bakomozaho. Bavandimwe, mbere yuko wenda dutangira gusubiza kino kibazo byumvikane neza, nibyo koko iki kibazo kiraza ku bashakanye, ariko igisubizo cyacyo ni iki? Igisubizo cyacyo twakwifashisha wenda aya muri surati Talaq, aya ya 6, aho Allah subhanahu wa ta'ala yavuze yuko ngo askinuhunna min haythu sakantum
min wujidikum, min wujidikum, ngo abadamu. kandi iyi aya byumvikane neza, Allah subhanahu wa ta'ala yivuga muri siyaq yari mu njyana y'ibijyanye n'amatalaka, yari mu njyana y'ibijyanye n'italaka, aho Allah yavuze ati abo bagore, tuvuge umugore umuhaye italaka iriya ya mbere n'iya kabiri, Allah aravuze ati mubatuze aho mutuye, mubatuze aho mutuye, mutabirukana mu ngo. hari na aya yakomoje avuga ati imungo zabo, yani izo ngo z'abagabo Allah azitirira ko ni zaba, yani abitirira ingo zabo, avuga abadamu, ariko birazi ko urugo bari urw'umugabo. akenshi turakumvikana, akenshi urugo aba ari urw'umugabo, ni urwubaka, ni urutangira ikode, ahanini ahanini. rero Allah aravuga ati no mu gihe cy'italaka muzabatuze aho mutuye, muzabe urugo muzaba murimo aba ari rwo bazaba barimo. noneho Allah yongeraho na ta'kid, yongeraho ngo miwujidikum, bigendanye n'ubushobozi bwanyu. niyo waba uri mu hema, uwo mudamu azaba ari muri iryo hema. niyo mwaba yani mwikingije urukuta, azabe nawe ari aho ngaho. vuga ikintu gikomeye cyane. niba Allah subhanahu wa ta'ala ari kubwira abagabo ngo batuze abagore aho bari, niyo byaba mu gihe cy'amatalaka, noneho byaba bimeze bite mu gihe kitari kitalaka? ni ukuvuga ngo ni mimbabi aula umudamu, umugore aba agomba kuba aho umugabo we ari. umugabo aba agomba gutuza umugore we ahari, mu gihe wenda hatari izindi wenda inzitizi, wenda nk'ibibazo, gufungwa, ibindi. kuko ahangaho birumvikana ko habagiyemo kudwara mu bitaro, ahangaho birumvikana ko habagiyemo ibindi. ariko mu buzima busanzwe Allah ategetse abagabo ko babanisha cyangwa se batuza abagore babo aho batuye. iyi ngiyi niyo asli, iyi ngiyi niyo asli, niyo asli yo gutuza cyangwa se gutura ku bantu bashakanye. icyo ndakeka iyi aya yasobanutse neza. noneho umugore uba wanze ko, ni ukuvuga ngo ni ikizira umugore kwanga, ni ikizira umugore kwanga guturana n'umugabo we igihe umugabo we amubwiye tugomba gutura ahangaha. ntabwo umugore agomba gukora iki? kwivana muri iyo ta'a, muri uko kumwumvira. ntabwo byemeye ko Allah n'ubutegetsi abagabo. noneho mu gihe cy'italaka ubwo byaba bimeze bite mu minsi isanzwe? umugore kuvuga ati ngewe sinshaka gutura aho uri kunjyana, mu gihe hadafite inzitizi zemewe n'ishariya y'Ubuyisilamu, aramutse bikoze gutyo aba agiye gukora icyaha hashingiwe kuri iyi aya. ubwo rero umugabo wawe nakubwira ati ngewe bitewe na ABCD nshaka gutura aha n'aha, bikagaragara yuko nta nzitizi zihari, iyi ponti turayigeraho mu kanya, nta burenganzira ufite bwo kwanga kumukurikira ngo ujye gutura aho umugabo wawe atuye. Tandukanye no muri iyi minsi aho abagore bashaka ibingibi nyine turabivuga, ababyumva ni babandi Mwenyezi Mungu nyine yafunguriye ubuhambare bwo kumumenya no kumenya Islam. ariko muri iyi minsi abantu bafite imyumvire ati ngewe ntabaye muri uyu mujyi gucana gutya. Icyumvikanye ni ryari rero umugore aba afite ishingiro cyangwa se excuse yo guhabwa ukuri ko kutimuka? ni ryari umugore aba afite ishingiro no guhabwa ukuri ko kutimuka? ni gihe ki? ni cya gihe mbere ya nikahi, uje gukora nikahi, uje gusaba ko bagusezeranya n'uyu mugore iwabo,
igihe umugore aba yarashizeho kondisiyo, igihe umugore aba yarashizeho kondisiyo y'aho azatura, kubera ko iyi kondisiyo muri fiqh iremewe, iyi sharti muri fiqh iremewe mu mategeko ya fiqh ya Kiislamu. Tuvuga umugore aramutse avuze ati njyewe mugabo wanjye uje kunsaba iwacu, nkunda kuba i Kigali, cyangwa se nkunda kuba New York, cyangwa se nkunda kuba i Madina, cyangwa se nkunda kuba Cape Town n'indi mijyi wavuga, njyewe niho unsanze cyangwa se niho numva ngomba gutura, kandi nkaba ukaba utemere kuzahanyimura, sinshaka kuzanyimura aho hantu, njyewe niho nshaka kuzaba, ushaka kuzantunga uzantungire aho ngaho. Iyi sharti abamenyi ba fiqh barayemera. Iyo umugabo abyemeye ati ngenda gushatse uri kuzatura aha n'aha, ntabwo uzahava, iyo umugore umubyiye ngo ahave, keretse ari uguhaye uburenganzira abikwemereye. Ariko iyo yanze kuhava, ugomba wa mugabo we kubahiriza kuhaguma, kuhamugumisha no kuhamutungira, kuko ni sharti wemeye. Hadisi muri kuyibuka, ahaqu shurut, sharti z'ingenzi mugomba kubahiriza mukazishyira mu bikorwa ni za zindi zatumye mufungura ibitsina by'abakobwa cyangwa se by'abagore b'abandi. Sharti iyi ni hadith, sharti muba mugomba kubahiriza mukazishyira mu bikorwa, harimo za zindi zatumye muhabwa uburenganzira bwo kuzirura ibitsina by'abagore cyangwa se by'abakobwa. Ariyo ririya jambo riba rishingiye ati tuguhaye umukobwa gutya gutya. Iyo umukobwa rero yaguhaye kondisiyo iremewe, ugomba kumugumisha aho ngaho ashaka. Ibi kindi cyeka cyumvikana. Umugabo wagiye kuri nikahi, agiye gukora nikahi, umukobwa akamuha kondisiyo akayemera, aramutse ayihinyuye cyangwa se ashaka kunyuranya nayo, niwe ufite ikibazo, agomba kubahiriza aya masezerano. Ariko noneho sasa, ibi noneho cyumvikane neza, ntabwo uyu mukobwa mugiye gushakana cyangwa se uyu mugore yaguhaye iyi kondisiyo, uragiye kwanika ibisanzwe, baguhereza umugore bisanzwe, uzamubesha aho ukora iki, uzashaka bisanzwe, urangije umufatura mujyana. Niyo handi hambere twatangiriye, iyo ushaka kumwimura agomba kwemera icyo uri kumubwira. Byumvikane neza, agomba kwemera icyo uri kumubwira, keretse abamenyi kandi bakongera, keretse uwo mujyi ushaka kumujyanamo cyangwa se icyo gihugu ushaka kumujyanamo bigaragara neza yuko ushaka kumujyana ahantu hashobora gushira ubuzima bwe mu kaga. Tuvuga urugero, uri kubwira umugore ati twari dutuye aha n'aha, twimukire mu gihugu runaka kirimo intambara. Reka nere gupointinga ibihugu bitandukanye, ariko hari ibihugu twese tuzi birimo intambara. Hari imijyi uno munsi tuvugana tuzi imijyi irimo intambara, Allah subhanahu wa ta'ala abakurireho ibyo bibazo by'intambara, ariko turayizi. Ukabyira umugore ngo tujye kwimukira aha n'aha hari intambara, tukumvikana, tujye kwimukira muri kino gihugu bizwi igihugu cyose, mbese amabombe, amasasu, indege bihora biri, twumvaga abantu bapfuye ibiki n'ibiki. Ukabyira umudamu ngo nahanga rero tujye kwimukira ahangaha, biremewe k'uyu mudamu iyo hari izi qara'in bizwi, twese tubizi, biremewe k'uyu mudamu yakwanga kujya gutura hariya hantu kandi ntabakoze icyaha. Aha kabiri ni igihe umudamu hashobora kuba hari qara'in z'uko idini rye nawe rigiye kujya mu kaga. Tuvuge turagaruka kuri za daruriyatul khamsa, idini rye rigiye kujya mu kaga, bikaba bizwi yuko hari ahantu umuntu hatuye ari umuyisilamu, abantu umwaka umwe ibiri, hari igihe idini rye rishyira mu kaga, nta musigiti uhaba, nta madrasa z'abana yabona, akikijwe wari tuvuge ni insengero ni ibiki, kandi gukora ubuyisilamu bwe bana biba bimugoye, bamuteza ibibazo, ntiyakwambara ngo yitandiye. Ahangaha naho aramutse avuze ati ngewe ntabwo ndajya hariya hantu, abafite nawe ishingiro, uba ugomba kumwumva. Mu ncamake rero, ikibazo nk'iki ngiki ni ikibazo kiba cy'inzira rimwe na rimwe muri usul fiqh, kiba gikeneye aya maburu kuyafungura ukongera ukayafunga, kandi rijya bari menshi. Ubwo niba hari umuntu wakurikiye
iyi minota mikeya igeze kuri 10 n'ingahe yahise asobanukirwa iri hurizo. Dusabe Allah subhanahu wa ta'ala kuduhereza ingo zituje, dusabe Allah subhanahu wa ta'ala kuduhereza ingo zumvikana, aturinde ibibazo. Ubwo nari ngerageje gusubiza kuri iki kibazo. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.